narakurinze simanuka aka kazi koroshye ariko se ose bosi bo aya mafaranga nzayacara se ariko ntacyo ndagakora sawa tipi no kuko je nahereye bambesha chapaka mamagara ewe ninde ni wowe komera makuru ni meza ndabona ukeye wowe maze nge byaranze maze nk'ukwezi nta kazi mfite umuntu ukeye gutya se byaranze ahubwo bikomeye rekada mba narangiza maze nta kazi ndabona shangiye nyine mba nibere hano mu rugo ndi kukubura ahubwo ntanze ndahindura tuno twumbati mu kanya ndabona wameze neza pe mu rugo se bimeze ute mu rugo ndaho nta kibazo mfite yewe nawe ngwerutse kera cyane ariko ndabona nta kibaye ikibazo dana urabona ntacyo mbaye urabona mfite akazi nk'abandi bose akazi kazaboneka ntucike intege komeza ushakishe sawa reka ntegereze cyana ababuze ntabwo ndi kubabona kandi guhengeze muri wa muhanda munini ntabwo mbaruzi rwose nyine ngwiro mu rugo tuganireho ni karibu samana nateguye fresh byatashye ahubwo wowe mbwira nanduke kuko shamva ndashaka gukora umushinga nivuye nyuma byatashye ikaye ndayifite man ikaye ndayifite weje umbwira ukuntu biba bimeze sha samana buriya mushinga uragoye byatashye ntabwo mbaruzi nyine ni mwebwe ndoze ry'irasi cyangwa muturutse kuri amahanda munini umukara sawa kambenge ka hoteli gatoya wenda ubwo muzamunsanga nta kibazo nanjye kambenge yicaye hari ibyo bari bambwiye ariko nabonye ari hatari kuko buriya umuntu abonye amafaranga ashaka kuyapfusha ubusa nyine ubukozi ubuswa ayinya afite ariko nyine nabonaga nyine ntayapfusha ubusa tu ibyo ndi kubibona bari bambwiye ko ari 3
wapisha komisiyo nzayiguha wowe byihoresha wowe komisiyo nzayiguha amafaranga nakubwiye ko amafaranga wowe nyafite narayasevinze rega muri ya minsi yashize nari ndimo mfite akazi muri minsi yashize narasevinze tu uriya ashoboye kuba ashaka kutubwira amafaranga n'ikintu umuntu aba yifitiye mani uriya tugomba kumukatira ndabeshya tumukatire byihuse icyabikoze umwete wawe cyakwe tumukishije ni kumucika tuyobe mani haducobe aha ngaha haducobe katiyobe mani